Ni umutwazi w'igare bamwe dukunda kwita abanyonzi, umusore wamenyekanye nyuma yo kubona umukerarugendo witwa Yves uturuka mu gihugu cy'Ubufaransa. Uyu mugabo cyangwa se uyu muzungu akaba azwiho kugenda azenguruka ibihugu bitandukanye agendera ku igare. Iri gare rye akaba ari nyonga asa n'ugaramye, ari nabyo bintu bitangaza benshi. Niyigena Donati uvuka muri Gicumbi mu mudugudu wa Bisika akagari ka Cyeya mu murenge wa Rukomo, nyuma yo kwibonera umuzungu akamwirukaho agenda anyonga igare rye. Uyu musore yagiye yirukanka kuri uyu muzungu, baragendana ndetse urugendo rutari rutoya, agenda amuganiriza mu cyongereza gike ariko kandi gishimishije ku rwego rwe. Iyi video yarakwirakwiriye ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Uyu musore yatangaje benshi, yashimishije benshi. Uyu musore ukunda kwisekera usa nkaho arangwa n'amasoni, kugeza ubwo rwose n'itangazamakuru ryamusuye rikamwegera rikamubaza ukuntu byamujemo cyangwa se urugendo yagiranye n'uyu muzungu, ubuzima bwe muri rusange, cyangwa se icyamuteye kugenda aganiriza uyu muzungu, icyabivuyemo cyangwa se uko we yabyakiriye. Niyigena Donati imbere ya kamera ya Isimbi TV mu masoni menshi n'ibitwenge rwose biri aho ngaho no kwimunyamunya, kuko ngo byari ubwa mbere bimubayeho ko yajya imbere ya kamera. Mu bitwenge byinshi we na Sabe wo ku Isimbi baraganiriye cyane rwose biva umuzingo, cyane ko Sabe ari we wari wamwisangiye iwabo mu gasantere aho akorera akazi ke ka buri munsi ko kunyonga igare cyangwa se ko gutwara igare, bano twita abanyonzi. Uyu musore Donati uvuka mu bana batandatu akaba ari uwa gatatu, umusore wavutse ku babyeyi b'abacanshuro bakoraga ibishoboka kugira ngo abana barye. Ati iwacu baciye inshuro kuva tuvutse kugeza na magingo aya nibyo bakora. Ati nanjye ndi umunyonzi kandi nanjye ubwanjye sinkoresha igare ryanjye ahubwo nkoresha igare ry'abandi. Ati urebye ninjye ufite akazi gakomeye muri famiye kandi nkoresha igare nyine ritari ryanjye nk'uko byumvikana. Ati kandi utwo nkora twose cyangwa se utwo nkoreye twose mba ngomba gushakamo verisoma, hagira utwo nsagura nkagira icyo ndya nk'ipara ya saa sita, cyangwa se wenda hagira utwo ngeza mu rugo bakagira icyo bahahisha mu gihe cyose wenda baba batageze aho babona baca inshuro. Umusore usa nkaho agira amasoni menshi, umusore wacishagamo agaseka rwose ukabona yatembagaye, yasangiye fanta na Sabe yo ku Isimbi TV. Ati nabyo ibi ni amateka kuko no kwigurira fanta usanga akenshi biba bigoranye. Ati rimwe na rimwe nyine birumvikana ko mba ndwana na verisoma yo guha nyir'igare. Ati nanjye nkagomba gusagura icyo ngomba kurya cyangwa se icyo kunaga mu gifu. Atari n'igihe nkurira amafaranga kenshi na kenshi ugasanga havuyemo yo gukoresha igare uwo munsi nkabwirirwa, ku buryo kandi wenda nshobora no kugera mu rugo nkabura icyo kurya iryo joro. Ati kandi nyine umuntu akabyuka ajya mu kazi nta kundi wabigenza. Niyigena Donati yize amashuri abanza ya primaire, ati kuko nta minerivare twasabwaga. Ati ngeze mu wa mbere segonderi biranga burundu, sinakomeza kwiga kuko nyine twari abakini wacu. Ati kandi na primaire reka hari aho umuntu yajyaga kwiga ubona rwose ari ibintu bikoranye cyane kuko wenda kenshi umuntu yabaga yagiye atariye, ugasanga nabwo rwose ni ibibazo kugira ngo ugende ukurikirane amasomo nk'uko bikwiriye. Atari ko kubera ko umuntu aba ataragira amahitamo cyangwa se ataratangira gushishoza neza, umuntu akagumya agahatiririza. Uyu musore yakomeje kuganiriza itangazamakuru avuga ko ubuzima rwose yanyuzemo bubabaje. Ati kandi n'ubu nyine biba bigoye ariko byibuze iyo mbonye umugenzi ndarya. Ati kandi gusa nanone buriya nubwo najyaga kwiga mu rugo bimeze nabi cyangwa se bigoranye ntibyambuzaga gutsinda nkaza mu 10 ba mbere. Ati icyo nigishwaga cyose nageragezaga kugishyira mu bwonko ugira ngo wenda hari umumaro bizangirira, cyangwa se akenshi na kenshi ugasanga ndabishyiramo umuhate ntazi ngo bizabyara iki cyangwa se wenda nzagarukira hehe. Umunyamakuru yamubajije akongereza gake yavuganaga n'uriya muzungu w'umukerarugendo aho yagikuye. Ati ni icyongereza nakuye mu dushuri duke nabashije kwiga, nubwo nyine igihembwe cya gatatu mu wa mbere segonderi nabashije kugisoza. Atari ko ibyo nigaga byose nageragezaga kubyegereza ubwenge kuko nafataga mu mutwe cyane. Nuko nyine ikibazo cyo gukomeza kwiga kimaze kumbana kinini, mpitamo kwigira ku muhanda gushaka ukundi nabaho kuko nabonaga ibyo mu ishuri bikomeze kuba gaterera nzamba. Uyu musore wasobanuye neza ko akimara kureka ishuri yatangiye kujya gukorera umuntu akajya amwahirira ubwatsi bw'inka ze, ubundi akamuhemba 5,000 ku kwezi. Ati kandi nabwo kuyampa byabaga rwose ari hatari.
nkasa nkaho ndi gukorera inda gusa cyangwa se bya bindi twita gukorera igifu. Nuko ageze aho nabyo abona biranze birananirana, ajya aho bitaga ku iperu hafi y'inkambi, akajya yikorera utuzigo tw'abantu yagira umugisha akabona umuha ibiceri. Ati nabyo biza kwanga, aza gufata inzira yerekejwe na mugenzi we wari umujyanye gutunda imicanga. Ati ibi nibyo byaje kungora, noneho bimbera igikomere cyane mu buzima ku buryo n'ubu ntajya mbyibagirwa. Umunyamakuru mu kiganiro yagiranye na Nigena Donat yamuremyemo icyizere ati humura byose birashoboka, ushobora kwiga amategeko y'umuhanda nyine wakigurira moto. Undi ati simbizi gusa wenda ubwo nabonanye namwe wenda ibyari inzozi bigiye kuba impamo. Ati nakoreye provisoire bwa mbere ndatsindwa kubera kutamenyera gukorera kuri mashini. Ati ubwa kabiri narongeye ndakora ndatsinda, ariko kandi provisoire yanjye iracyariyo kubera ko ntabona ubushobozi bwo kurokera provisoire yanjye. Nibwo Sabe yabyumvishije bita mu gutwi, ahita amwemerera rwose kugenda akamwishyurira provisoire yigasohoka, amwemerera gukomeza kwiga ikinyabiziga ku buryo bwiza bunonosoye ku buryo yazagera ku nzozi ze zo kuzaba umushoferi. Nyuma umunyamakuru akimara kumwemerera ubufasha, uyu musore yafashwe n'ikiniga imbere ya kamera. Ati ngiye guhereza Imana icyubahiro imbere ya kamera we. Ati kuko uyu munsi ari ubwa mbere kandi bimbereye amateka nkahura n'umunyamakuru unyemereye kumfasha mu rugendo rwanjye rw'ubuzima. Sabe nibwo yamwinginze rwose aramucubya asa nkaho babyirengagiza ko umusore yagiye gutera amavi akazamura amaboko. Ngayo nguko ibya Nigena Donat n'umuzungu mu Kongereza gashimishije gake cyane ku rwego rwe n'amashuri yari yarize bigashimishira benshi. Umuhate w'uyu munyonzi ndetse no kugumya gushishikarira kuganira n'uyu muzungu byaje kumuviramo amahirwe menshi ku buryo ahuye n'umwe yemera kumufasha mu buzima bwe, ndetse kandi bikamushimishira no kugera imbere y'itangazamakuru bwa mbere mu buzima bwe. Ngayo nguko burya buri wese ngo agira amahirwe ye, kandi buri wese haba hari inzira yanyuramo kugira ngo ibye bizacemo. Turabashimiye kandi turabitsa gukora subscribe mu gihe cyose mukomeze kubana natwe. Ni The Afro Live. Nyagasani nakomeze kubana namwe naho ubutaha.